nuruzi umujura iyo yibye ukajya kwiba muri bank buriya ujya mujura ntahanwa cyo kimwe n'umuntu wagiye kwiba kamambira ahantu agafatwa ariko ugasanga kuri bombereka uyigize cya kinyamurenge kibara kuri rubuntu why nimba uri indaya official uzubi facture indaya ziratandukanye nimba uri indaya mu Bugande none wabonye umugabo uri hanze kubita we facture nyine nuko ubuzima bubandanye uzanagire n'icyo nacura none agwana nizo ngwara bazavuga ati ariko yayigwaye ariko dori umusaruro yavanyijemo tuzaje kugwara breno ngo yandukiza umugabo ariko ntacyo wacuyemo tuzaje kubyara umwana wo hanze ngo umwege ko umugabo ariko nta musaruro wamukuyemo uzusigara ubura n'igikoma cyo kugaburira wa mwana utangira udaye umugabo mwubakanye kubita jama facture izavemo n'umusaruro wa lete nziza then nikizagutunga n'umububyeyi nikizarira wa mwana kuko aramara kugutera inda ubutaye fashion aje gushaka uwundi kuko gabagabo b'indaya barahari bene abo ngabo iyo amaze kugera ku byo yumvaga yashakaga nitwe duhaga iwe aragutamika uwo akaba ari wowe uhaga byawe bikagaragara nimba koko wabikoze ari attention yawe ariko ariyo karande wari ufite bigira umwuga bimenyekane bizwi vizuri na ibintu byo kukugira ngo kayo mapenzi nayo kubwira umwana uri muri adolescence wa 14 l'âge de 15 ngewe akaba muri za 40 ninjo habwira ngo bebe ngurashaka ngo keba kwanje je nta na santima muzima bwanjye ngira ngo ngicyumva narashishwe buriya n'ubuntu ibigabo bisigaye byikora niba bari codinga ngo bari codinze kuraza nawe mabwa none si wowe hawe yizana ku isahani uriyaruye urizanye ku isahani batakurya batakukula vizuri ntiyakagira umugabo gushuka ngo urabona ndagukunda bebe urabona reka nkohereza amafaranga ya naya nyohereze video cyangwa ngo ngwino duhamagarane call video mama unajitembeza uragiye vizuri uragiye iyo yo kukubwira ngo ujyamye gute ntabishinzwe uraryama sangapi ntabishinzwe uko kuboko haje kohereza sinzi nimba kohereza muri bluetooth cyangwa WhatsApp nimba kohereza mu buhe buryo I don't know wagiye kugufumbata aragufumbata nkandi niki cyawenda Hey guys, bonsoir, comment vous voulez? Vous êtes bien? Moi je suis très bien. Par grâce de Dieu, moi je suis très bien. Bande konanga boza ndenge nini isika bozali Kongo mobimba na pesi binombote bakinwa bakatangeze bakinoise boza ndenge nini boza bie boza malamu ndenge nini mboka na biso ya Kongo ezo continue kozande nini eza malamu biso na Kenya na ndenge ya kirefugie toza malamu toza bie kaka malgré banguna bakomi ebele mais Nzambe akomi kobatela biso kaka ndenge bozomona biso toza bien. Bandugu yangu mukwae batoka Katanga batu yote bale banashikianga Kiswahili ya Kongo mukwae muko bien ba Sud Kivu ba Nord Kivu le Chabien batu ya ba Congo batu ya partout par là au Congo, je vous salue. Mina mishalimia muko sawa yendo Kiswahili ya kwetu Kalemi mina mishalimia muko aje urandeba guticho nicho Kiswahili kwa juu Kongo tunakuwa na Kiswahili za mingi mara vikwa dada binaendelea Goma nabo manake bandugu sasa hapa ba Kenya mko mnatuelewa Kiswahili ya kwetu manake ni ya mchanganyiko. Na basalimia barafiki yangu bote ba Kenya, ba Kikuyu, ba Kamba, ba Jalua, bandugu. Na bapendanga sana. Inshuti zanje bakundwa banje, inshuti zinkora mutima abumva bose ururimi rwacu rw'ikinyamurenge mumeze neza aho muherereye mwese mu migabane y'isi mumeze neza. Twebwe nk'ibisanzwe Imana ikomeje kuturinda nubwo abanzi duhagurukiye impande n'impande ariko hamwe n'Imana ubuzima bwa furaha n'abana bumeze neza burakomeye
kandi nshimiye abantu bose bakomeje kumpamagara kumpumuriza kubana nanjye everyday umwanya ku mwanya ebana ndabibashimiye cyane kunyereka ko muri mu ruhande rwanjye buriya ntabwo abantu bose bajya bangwa umuntu ntabwo ajya bangwa n'abantu bose kandi ntabwo ajya kundwa n'abantu bose so inshuti zose abapapa bamama abana batoya basore urubyiruko rwose nakomeje kubona urukundo rwanyu kumpamagara umwanya n'umwanya rwose hari ikindi kintu ngiye binyubakamo kumva ko ndi kumwe n'abandi bantu ndabibashimiye cyane. Rero uyu munsi hariho inkuru sinzi ukuntu aya makuru nari mu kugenda agatara hirya no hino nagiye kugira ansia mbambonye inkuru idasanzwe. Furaha mu kuvuga ibintu ibikine sinza nyataka ariko noneho uyu munsi sinzi ngo nanje biragenda gute. Izo nkuru zangezeho ndavuga ati yampaye inka mana ya Israeli none se mbigenze gute tolobate nyine biba ngombwa kuko tuvugana mawili matatu kama vile rais wetu wa Kenya naongeanga maneno ni hizi mawili ama matatu. Nanjye hano kuri AIME TV show ubu nyine gano no mbabwira makuru channel yanjye yahinduye izina ntikiri AA TV show oya kuko iri AA yari abbreviation y'amazina abiri ya AIME na AIME none twari twarakoze kari ya abbreviation ko kuvuga ngo nyine dukatingira ya A na E none ga uwacu yabaye nyakwigendera kuri AA byabaye ngombwa kuko ajyanwa akacibwa igiteka kuri Amani TV show aho niho abarizwa. Rero nanjye kafuraha ndavuga ngo izina ryanjye gajyaye rigomba gukomeza rikaba noneho ga izina ryose nyabagendwa hadakatuwemo n'akantu nakamwe. Ubu nyine umuntu wese ndimwikange ngo se ko byagenze gute ni AIME TV show ya ntaho byavuye ntaho byagiye. Aha rero uyu munsi turi ku nkuru ya Mushiki wande ya Mushiki wa bwana King Nzamba. Indi engindaka. Narababwiye ngo tworoherezanye hari abantu ejo bundi nagiye kubona kuri content ndetse Furahawe ko tugukunda mwana wacu ese no kubanga umuntu wese wagukozeho nawe uzamuha nyirakuru ndavuga ati because aliniongea na akanikulia mbona mimi nikipata kakitu nisimuongelee na nisimukulie ko gusa nimo kajyamo bikomeza ngo mubigire big deal because and me ntabwo nabigize big deal. Abantu bose narababwiye ngo umuntu nsanza apfa gusa kumva nawe nkamubona hakantu kaerere kidogo nawe nzuza mukonkobokana kuko nawe cyagihe yarimo konkobokana ntiyitaye ibihe ntiyitaye uwondi we ntiyitaye yarankokobokana. None uyu munsi tugeze kuri bwana King Nzamba yarantoragura aranjugunya arampekenya uyu mwana arampekenya ariko yewe King Nzamba we harakantu gusa azakora kuri TikTok akanyica akamambwira ngo ako King Nzamba nawe wakuroze Dante yakarabye neza nawe ntaeme nta King Nzamba mwembi ni yale kujuza wibwira wa mungani ngo iki gifu cyabega nanje ndi gifu cyabasegeke uko bega nabiyobeje kuvuga ngo bake King Nzamba yewe nawe ntacho bari bakosheho nuko nono gandavuga ati noneho gishuti yanje King Nzamba nawe nimubonaho mawili matatu baba usijali na usikwe na shida ni kukonkobokana na guhushukiana. None ganagiye kugira nsya mbambonye akavideo ka Mushiki wa King Nzamba umwana wabega from yitwa Aline kasigwa na musaza wiwe King Nzamba from Maju. Nuko rero torero ry'Imana njewe nje kubagira inama noneho hari ibintu turimo kwitwaza ngo hari wenda n'ubukene. Hari umugore ejo bundi wambuye ngo akavideo ke karimo karacinjikana ko mu Bugande sinzi ko abantu bose bakabonye noneho ngo aje kwisigura ngo abana bari bafite inzara
sometime akakwantu ko kwerekana ariko mbanze mbwira abagabo nyinyi wanaume nanalie wa roga umuntu kuba yakubwira ngo abana baburaye ukamuhereza ikintu cyo kumwegizija ngo vateza biye ambura imyenda kugira ngo nguhe $20 ibihumbi 2 by'amanya uziko buzabuja kwira ngiye navunjisha igihumbi kikarangira hagira ngo none nagize inyatsi mu maboko ariko ntabwo ari inyatsi ibintu byarapanze none umbwira ngo kurategeka umumama ufite abana nk'abo ufite cyangwa nimbuta nabafite ejo uzabagira buriya iyi si ntisakaye imvura igwira mugenzi wawe clipreclineje nawe izakugwira umuntu nagutakira akakubwira ngo my dear akakutoranya mu magana menshi y'ibihumbi akavuga ngo niwe waje kubwira akuvuga ngo mukorere ubwo muzamubwira ngo ntayo mfite ariko aravuze ngo mana we buriya kugeza aho yiyamburira ntiyari inzara y'uwo munsi buriya yari inzara abana bageze ahantu habona kuko bamwe batangiye kurebuka n'inzara akavuga ngo papa wamba bari ukanyohereza basi yumvaga ko basi niyo 20 we kuri we ari nk'ibihumbi 100 wari umwohereje ariko kuratanga exige ngo jya kwiyambura imyenda ese basi iyo myenda wari umukurishijemo iyo ureba ubwo busa wari ukeneye warangiza wowe wenyine umaze kubureba bikarangiriraho ariko utamugize baruwa ya kusomwa na watu wote nyuma yaho usaruye iki ariko turuzi kuri iyo ufatira ya $20 iri ya 20 ukayitangana umutima mwiza nk'uko yarayigutakiye ibaze none n'umugabo wo Hanze aragufashe mutwihanganira gatwakwaye kandi bicuranega Kenya none ifite imbeho idasanzwe ni mubona abantu barimo barigira gutya bakagira gutya ibimyera byakamejeje nuko nk'umuntu wo Hanze ugize kumwambuza umumama w'abandi ubusa kuranamwohereza na $20 wa mugabo we wallahi billahi Imana yo mu ijuru y'ingiyi itazi icya ugwa kibera izagende gucira urubanza kuko uwo mumama yovuga ngo basi sina na ingine namuntu kuko hari ukuntu abantu bamwe nariko numva ngo afite n'umugabo hano dufite abagabo b'imishire bitwa ngo nabagabo mu mazu ariko ni bamarehemu mu mazu y'abagore buriya hari ingo nyinshi zitunze bamarehemu bapfakaye kandi bagira abagabo ugatunga moho viva ukitwa ngo ugira umugabo ariko uri veve wabaye mupfakazi long time ago ukabona umugabo arimo arasohoka ni gitoko akinjira ni gitoko ariko mifuko na mapataro yiyambaye nta mugabo uba mu nzu kuko numvisha abantu benshi bari kumujyaginga ngo se ngo kubera iki ngo yogeza ngo aho yiyambura ubusa nimba yaragejeje aho wamungane yambura ubusa afite umugabo ubwo murambwira ko ari uwo mugabo afite akamaro muri iyo nzu cyangwa n'ibyo bindi byo kwitirira nyine by'ikinyamurenge ngo reka tureke basi nyine n'umugabo yaragushatse urarucuka rumiro gutuza nyine mwabagamo mwe namwe mugende mwikontrole hari abantu bataye inshingano bariyibagiza bamabigira nuko baba bayi responsable hano mu mujyi baruzuye TikTok kudututi nibo number 1 hehe nibo number 1 kudukawa ariko nibaje kubasanga muri supermarket nibo nudukawa karagenda kimweshwa icyayi cya 500 muri supermarket yananiwe no gusiga ijana ryo ibishimbo mu wiwe bandugu yangu tuzavuge ryari tuzavuge gute kugira ngo abagabo musubire mu nshingano zanyu njye hari ahantu nigeze gukorera mu mujyi nakoreraga umunyakenya nukuri ko Imana sinshaka kubavuga ibyo ni ibyanya ariko buriya ngiye byarantangazaga umugabo akamabyuka na costume bya lunch buriya abenshi bari bazi ngo none ndi umunyarwandakazi cyangwa ndi umurundi kubera ko ngiye karaktere cyane za kinyamurenge simba nzifite noneho nkareba uburyo ariko nasubira muri quartier nyine batuyemo kareba ubuzima mu ngo indani profondeur uburyo bimeze bikantangaza pla yaho hantu ngiye nakoreraga pla imwe gutya yari 500 y'amanyakenya iyo ni lunch yonyine gusa lunch yonyine ntiyarimo breakfast ntiyarimo supper ayiriye gusa mu masegonde
kandi iyo 500 yari kuyijyana mu rugo bakabona ijyana iminsi 2 kubera ekonomi y'umugore yagize. Nukuri abagabo mugende mwisubireho, njyewe uyu mugore ntacyo mushinja, njyewe norya amabyino okora buri kimwe cyose kugira gusa ngo nkingire ubuzima bw'abana banje. Buriya bazavuga ngo nta muntu urusha nyina w'umwana imbabaza, kuna kitu kama hicho wasikuona wadanganya. Ye umugabo twabyaranye umwana nyine turamusangiye, ariko cyane cyane umuntu ugira imbabazi z'abana ni umugore. Aho umugore yumva ko basi nta yindi choice, reka basi nambura ubusa, amaze nawe wa mugabo we ibintu wakoreye uriya mugore, Imana yo mu ijuru izabikwiture. Kandi nawe wa mugore we nimba ari ingeso yaguteye, tusukwa tunaongea nini kote moyo, nawe nimba ari ingeso yaguteye, sinzi uko noje kwamburira umugore hejuru ya $20, umugabo 20 no ari no hanze ukajya kumwamburira $20. Nimba wabigize umwuga bikore, noneho umwuga uri official, ujye utanga facture, nuko ubuzima bubandanye. Rega ntimukaza mu abanyamujyi ngo ni mumara munanirwa no gusirimuka. Gusirimuka ntabwo ari ukwambura ubusa ngo bamenye ngo muri mu kizungu. Gusirimuka ntabwo ari nimbabwira ngenzaza mbabwire n'amatopa ariko mwumve. Ikizungu ntabwo ari ugutowa manguwo tungo baje kukubonera ubusa gusa hejuru ya $20. Nimba wabigize umwuga kubita fagitire shezi rikwishura hama noneho ubuzima bubandanye. Nanone nusebere kigabo, nturuzi umujuru iyo yibye ukajya kwiba muri banki, buriya ujya mujura ntahanwa cyo kimwe n'umuntu wagiye kwiba kamambira ahantu hagafatwa. Ariko ugasanga kuri ibombereka uyigize cya kinyamurenge kibarakurira ubuntu. Wayi nimba uri indaya official, uzubifagitira. Indaya ziratandukanye, nimba uri indaya mu Bugande noneho wabonye umugabo uri hanze kubita we facture nyine nuko ubuzima bubandanye uzanagire n'icyo unacura. Nunagwana nizo ngwara bazavuga ati ariko yayigwaye, ariko dori umusaruro yavanyijemo. Tuzaje kugwara breno ngo uyandukize umugabo ariko ntacyo wacuyemo. Tuzaje kubyara umwana wo hanze ngo umwege ko umugabo ariko nta musaruro wamukuyemo. Uzusigara ubura n'igikoma cyo kugaburira wa mwana, utangira udaye umugabo mwubakanye. Kubita jama facture izavemo n'umusaruro wa lete nziza, then nikizagutunga n'umububyeyi nikizarira wa mwana. Kuko aramara kugutera inda ubutaye fashion aje gushaka uwundi. Kuko abagabo b'indaya barahari bene abo ngabo. Iyo amaze kugera kubyo yumvaga yashakaga nitwe duhaga. Iwe aragutamika uwo akabari wo uhaga byawe bikagaragara. Nimba koko wabikoze ari attention yawe ariko ariyo karande wari ufite, bigira umwuga bimenyekane bizwi vizuri. Na ibintu byo kukugira ngo se ngo ni musaba ifaranga ngo ntahita nyita nk'indaya. None se mwashingiranwe he? Uraramuko tamwatse ya mafaranga aramara kukuvaho ni ugenda kugutangariza ya mbere. Muzi umugore wa kanaka, genda nawe. Azaya mabitanga sange ibindi bintu. Akugire pambiyo kubusa. Ariko turuzi muciye akabati azanagira n'ubwo bwo kuja kubivuga. Kandi akavuga ati inyamara uri ya mugore si mucezo, si wa wundi abagore bararutana. Uri aza guca akabati ugasigara amaboko wayamanitse. Nugimbwa uzajya inzungu. Kandi nimba atari kuvuga ngo si umwuga wabikoreye inzara ufite umugabo nawe mu nzu wa mugabo we wowe utuma umugore aje kwiyanika. Ese nk'umuwozi ukamukubita ngo kubera ko wagiye kugira gutya kandi ari we byapfiriyemo. Hari abagabo hano ngewe nzi bahinduye abagore babo kuba indaya, babagira kuba ba for free. Ukabona gusaka akahunga kirinjira tuzivuye from nowhere, ukaza gusuka bona wowe biza kujya birinjiye. Wasize ijana kuraza ukarya inyama, nta nicyo witayeho ngo ubaze se mada ko nasize ijana ni gute twaturya inyama. Wowe gusa bora zingiye bora ujikulie ushibe, ukamuvuga nk'umugore wanje ngo aze gushakisha niwe number 1 koma nyoko. Ngo narashatse se nk'ibindi bintu.
ngo hari abandi bantu bagira umugore nkanje kibara kujanira umugore hirya no hino bakamumanura bakamumanukana warangiza ngo warashatse baragushakiye nimba bwira ngo furaha unakwangana bilopoka si bilopoka birababaje kumva ko waba utunze umugabo ariko utazi inshingano zo mu rugo rwiwe kuraza ukambaragana from nowhere akabona gusa umugore wanje muri no minsi nzamwambika se nk'ibindi ya wapi uzi nakashwashwa kizigugwa kandi akaja kwihaye mu bandi bantu se nk'ibindi bintu kuri yakawa ni hazavugira makuru yose umugore wanje Yesu umwami sigaye mugurira se nk'ibindi bintu asigaye afite bene wabo kwera kuragenga n'ibinyoma bene wabo bahe Hanze dufite abantu basponsa hehe ufite basponsa bo mu majepfu muhaguruke uzuhaguruka umugore ahaguruke buri muntu ninjiza 500 undi yinjize 500 bazavuga ngo Imana igasanira umurimo w'amaboko yawe usifikire ngo uzicara ngo gusa from nowhere ngo wasirimze ngo Imana izamanura amafaranga kuna kitu kama hicho si mama enda tafuta Imana ibone guhaguruka kwawe ko hagurutse wateye intambwe ngo ujye utera intambwe igatera ya kabiri hako ntuzogenda ngo kubita igisirimbo urare waguye agacuho ngo urabasha kubona imbaraga zo guheka igikapa kuna kitu kama hicho numara kuryama ngo nasenze Imana ngo ngirigo ngo hari terme bazakoresha ngo irironkera ne hijuru umuryango bibamwo ifaranga za twese gatugende za masayina uwo muryango mu twereka aho uzusenga ifaranga zigakonkoboka twese iyo nzira nyabagendwa tuyiganemo senga gusenga ni byiza numara gusenga Imana ikorere muri wa muri muhaguruka uheke uvuge ngo Mana dore mu wanje ukuntu mpasize ndahagurutse ngiye gushaka wewe wenyine hari imbere wewe wenyine ari wowe utanguriza iriya nzira ngiye uyintangurize mu Mana yanje maze Imana irebe ukundi kugasanira uzugira ngo none hari imiti wataye kubakiriye parce que hari akandi kantu wakoze geste yo guhaguruka hako ntuzaba birararara ariko ngo ni haba kabiri wewe number 1 ni haba gatatu taka gataramo kakigusiba ni wewe n'igitaramo ni wewe n'igitaramo niba mara ba sponsor nibaza urasohokaga na sponsor yinjira kuko umugore ntasemera ko abana baburara azahita yinjiza nyine umuntu umukemurira za bindi wowe wogakoze habone kundi ubikemura kandi atabikemuye mu nzira nyabagendwa bisaba ikiguzi nk'ikiri uriya mugabo yarayasabye hari abandi narako numva ngo ngewe ngo ahubwo ngo nobareka ngo bagapfa ngo ariko ngo nukuri kw'Imana ngo sinobasha we inzara ntiragukaragata neza wowe yo gukaragata none ukishweka n'umugozi neza mu nduka yihambira bikanga bikananirana kandi uri umuntu mukuru none umbwira utwana umwana sarabwirirwa mu gitondo ntiyariye saa sita ntarye nijoro ntarye ejo mu gitondo buzaje guca wa mwana ameze gute uzabyihanganira icyo udashaka ko kikubaho ntukagisabire mugenzi wawe nge ntacyo shinje uriya mugore nimba atabikoranye ingeso yabikoreye kubwo basi kugirira inani hari abandi numvishire ngo se nguko basi ngo yatabarize imiryango yo biracyahaba uzuje kumutura ikibazo akagutura 15 akamakubwira ngo wewe nguko noneho nje usanze ngo neza ngo mfite ibi akagurundira ibibazo biruta bizabindi warugiye ko ukajya unicuza n'impamvu nabimubwiye kandi nta nabigira ibanga ahubwo agahita yirukanka ese none wabonye kwa kanaka bariko baravuga ngo barimo barahwera taca mukemuriye ahubwo agiye kumutangariza bari njema umugore wabandi akavuga kuvuga ngo ngende nisebye okay reka basi ubwo bibaye ngombwa ko ngira aka kantu ko gene gusa nkabona amaramuko y'abana banje reka ngakore murumva isigeze kuko buriya hari abandi bavuga ngo se basi kubera ko ngatagiye gushaka nakandi kazi basi nakazi kose wokora ndi wogakora ufite inzara ngende byogezaho ndibwa n'inzara no gukoropera umunyakenya no genda ngakomanga nkamubwira ati ndagukoropera ndoza n'ibyombo ariko
hari igihe bigera ukajya wumva ni sereri mwari mwumva inzara y'isereri ukajya unanirwa kuna mukabona umwijima mu maso kwa gukoropa gute nimba waburaye ko abwirirwa ako kantu kari kaciyemo kuko ibyo bintu ngiye nabyumvishije biranzengereza mbanza mfata kote y'umugore nishiraho ndasubira mfata icyo gwihonye cy'ikigabo nacyo ndagikwega image ndakizuminga ariko wa mugabo we nanje ngo umugabo bafate bitenge byura mugore nawe bagukenyeze taho mutaniye mana ya Isiraheli bafate inguti yabayikwambike nuko ubu umugore ufisho rero tugaruke ku nkuru yacu nyabagendwa la sister de King Nzamba nawe rero bakaba bavuga kuko nawe afite umugabo hehe Hanze ariko yeme mureke tuza tureka uyu wacu giwe tuvuze kuko ari mu buzima nyine bukakaye ariko se wowe ufite nk'umugabo Hanze niki kandi cyo tuma bagushuka ngo nitumiye ugatuma tuvuga se ko wari kuja gutumira byasigwa n'uwanyu uri Hanze bigatripota bikaja kubandi se ariko tubivuga se cyangwa nawe uri muri wa mwuga tu nk'uwabandi mwabaye bazima mwakijijwe dukizwe ngo Yesu ari kurugi none ntakiri kwirembo mana ya Isiraheli we igihe cyo kujana bawe nanjye ntukansige kuko uyu muriro wajyanama mana ya Isiraheli mana ya tabara ubwoko bwawe sinzaraga yaguteye siki wowe ukoma gusa kuri telefone ukamuvuga ngo babe I want to go ngubunyo ngo basigaye bavuga ngo babe I want to go to vacancy akohereza none wowe ufite baby ukagira sheri from USA niki kandi gituma nawe ukora uko kuntu situvugaga ngo ariko wumvaga kamuwashu nuwo wohereje kandi mwari muri kumwe nawe mugabanyiriza aho ngaho ibintu by'amavideo twarabirambiwe sinzi uburyo njye umugabo yonshuka haraka imbesire kamwe nijoro kari kagiye kumenyera nawe ndakwiyamye buriye njye ntabwo njye amenyegwa fais attention avec moi kagiye kunyimenyereshwaho benyo urabizi nukuri fura sigaye nguhabwa gahabwa nyogokuru urabona nukuri ese waryamye ntajyama sinarindi mu nzu yanje amasaha yo kujyama ntiyarageze wararanye iki none urashaka kubimenyeshwa ngo none ngo waza gafumbata nyogokuru urafumbata uri Hanze gute tugiye gufumbata na gute urohereza ukuboko kuva Hanze uza kumfumbata mu wanje nuko gabaza batangira kabucece hagushimashima mimi sigotwanga hivyo sinza mfatwa muri uwo mwuka kuna kitu kama hicho nguze kunyihirimbishwaho akuna kitu kama hicho nukazunza naho ubuzoba bene ubwo ngubwo urabona twakeya tutakigira 12 kayo mapenzi nayo kubwira umwana uri muri adolescence wa 14 l'âge de 15 njyewe akaba muri za 40 nijo habwira ngo bebe ngurashaka ngo keba kwanje je nta na santima muzima bwanjye ngira ngo ngicyumva narashishwe buriya n'ubuntu ibigabo bisigaye byikora niba bari codinga ngo bari codinze kuraza nawe mabwa none si wowe hawe yizana ku isahani uriyaruye urizanye ku isahani batakukula vizuri ntiyakagira umugabo gushuka ngo urabona ndagukunda babe urabona reka nkohereza amafaranga ya naya nyohereze video cyangwa ngo ngwino duhamagara ni call video mama unajitembeza uragiye vizuri uragiye
iyo ye kukubwira ngo ujyamye gute ntabishinzwe uraryama sangapi ntabishinzwe uko kuboko haje kohereza sinzi nimba kohereza muri bluetooth cyangwa WhatsApp nimba kohereza mu buhe buryo I don't know wagiye kugufumbata aragufumbata nkandi niki cyawenda ere mugende twubahane abaswahili bazavuga ngo heshima ni kuheshimiana niba bakonko barango njewe manzi gantinya guhamagara eminunza n'ubwo bupfunza wa mungane zagukorera ubupfu ibintu byo guteretana byo buzoba byo kugira gute tuyishabajuho nuwo bopima mu mutwe no mu bwenge si eme njewe uko mubona furaha ndikaraha butaka uja kunteretana guterese mu bwenge mbere so izo za santima z'ubucafu mufite mugende muzitawazi urumva mutawazi ubwenge bwanyu kabisa turumvikana ujye umvugisha umbaze furaha rwose ndi umufana wawe ndagukunda mwana wacu ungire n'inama aho nabikiriye ungarure aho bitagenze neza ungarure kumujanama abafana banje nibo bajanama banje nibo nshuti nibo bavyeyi nibo bavandimwe nibo everything ariko ibintu byo kunyihamagarishwa kwambwira ubuzoba ibyo nibyo nansi iyo telefone katika jina la Yesu ikemewe na kombo na Yesu Kristo amen iryo sengesho rigenda rigufate muwanje iyo koli ntizafata nimba utegereje furaha kuri iyo koli au mushiki tugende twubahane muba abagabo bazima muba abagore bazima nta bintu byo kuvuga ngo yaranshutse yarakogushuka nta bwenge wari ufite wari wasinze se tubimenye ngo wari wasinze nubona umugabo atangiye njya nibuka sunzu yigeze kuzikinshasa haravuga ngo mureke mbabwire nubwo turi abarevera nubwo turi abapasiteri nubwo turi abaki guhunga cyane ubona umugore murahuye karatangira akakwivugishwa amawili matata atari mazima uzakuma ipataro kandi uzinge neza ikirato usubire kandi ukinyuremo imigozi numara ukubite sasa kursi weru kankukizwe n'amaguru apana bya bindi ngo koma shetani akuna bya koma shetani azakomeza kwagaza agukubita agasha agukubita uburaguye tariko neza guhunga neza umuntu nuko amufata umutuno kiruka nubona na undi muntu arimo arakubwira ututuzoba uzahita umukemea mbali sana akura bitu bya muchezo ugushaka ibizima unagutereta no mu buryo bwiza haleta nk'ihubu buma imbesire ngo nyereka video fanya hivi utwo nitwo tumwe twumva twarataye inshingano ubundi umugabo uri intellectuel ntashobora kukubwira ngo genda wiyambura ubusa ngo unyereke ese yabwira mushiki we cyangwa yakwemera ko mushiki we bamubwira ngo ngagenda wambura ubusa abone ubwambure bwa mushiki we hanze bwarasohotse hanze yakwemera ko ubwamubyara we cyangwa ubwa nyirasenge cyangwa ubwa nyina wabo cyangwa ubwa mama we ko buja hanze so icyo udashaka ko bagukorera ntukagikorera mugenzi wawe ntukanagambirire kugikorera mugenzi wawe nawe wa mugore uzaza mumubwira ati keba izo zo kunyamagarishwa genda wambure genda ugumana amafaranga yawe urebe ko mpwera abantu babagize ibikangisho bumva kuko aho bazaza babafatira ni ku $100 ni ku atatume ngapi amafaranga 1000 ntaruta intuze yawe dinite yawe cyangwa personalite yawe kuko hereza $2,000 ugatagaciro mu buzima mu isi yose kuko ganti bigura tibizagarura ka gaciro ka wari ufite bazavuga ngo uzurya dukeya uryame kare ahubwo warya ka kandi kawe kari muri teni bobo ukararana amahoro apana ibintu byo kugushuka
murakoze cyane.